Yari umukobwa w'inzobe mwiza cyane ukiri muto bigaragara, ariko yarananutse yarashizemo kubera guhora yiruka mu muhanda. Yararwaye indwara yo mu mutwe yatumaga aticara hamwe. Abantu bose bari bazi ko ari umusazi byarangiye burundu, bakababazwa nuko byamubaye akiri umwana muto. Uwo mukobwa nta muntu utarirahiraga ukuntu yari mwiza mu isura, ariko iyo umuntu yabaga amubonye bwa mbere umutima uhitaga uguruka kubera ko bahuzaga amaso akamutera amabuye menshi yabaga yitwaje mu gakapa. Yari afite umusatsi muremure atogoshesha warabaye umuhondo. Icyiza cye nuko yageragezaga gukaraba no kwambara imyenda isa neza, rwose yameshe neza, ariko yajya kwiyambara agasetsa abantu. Rimwe na rimwe yiyambariraga ibintu bidahuye, akambara imishanana n'amakote cyangwa amapantaro manini cyane y'abagabo. Hari ubwo yambaraga urukweto rumwe rufunze urundi rufunguye, akambara ingofero zigerekeranyije, agaheka n'udukapa tubiri, kamwe kahoragamo amabuye manini ku buryo yagendaga yamuremereye. Iyo yabaga agiye gutambuka, abantu bamwe barikangaga abandi bagahindukira bakamwitegereza. Ubwo abo babaga bafite imitima ikomeye, bashobora gucengana n'amabuye yahitaga bamishamo. Gusa umuntu wabaga afite ikintu amuha kiribwa yahitaga akimanika hejuru n'abakimwirutse inyuma amutera amabuye. Hari igihe atunguranaga akaza mu mujyi yitonze, nta gakapu k'amabuye yitwaje, ahubwo afite akandi karimo ikayi n'ikaramu aje gusoresha abacuruzi. Yazaga yigize umusoresha, yagerageje kwambara neza, buri mucuruzi akamwinjirana amubwira ati tanga imisoro. Iyo hari uwashakaga kuyamwima, dore ko bamuhaga ayo bashaka, yateruraga ibirimo byose akabinaga hasi, yashaka kumurwanya ngo amukubite, abantu bagatera induru akaba ari useba. Yagiraga ukuntu aseka aranguriye ijwi, ku buryo yabaga agiye guhinguka mu gasantere abantu bahitaga bamwumva. Iyo yinjiraga aseka, ubwo nta muntu yabaga ari bwirukankane cyangwa ngo amutere amabuye. Icyo gihe ubwo yabaga agenda avuga amagambo asa n'ayo mu yindi si, rimwe akavuga nk'uri mu biganiro n'abadahari, ubundi akivugisha asa n'utunguwe. Iyo yabaga ashaka kwiyenza ku bantu, yazaga mu isantere arira. Rimwe na rimwe ababaga bari gucururiza imboga hanze bakaba bazibitse. Abantu bigeze kumurambirwa baramukubita, gusa bose barafunzwe baranakatirwa kuko bari bahohoteye umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. No kumwita umusazi ubwabyo hari ababihanirwaga. Gitifu w'umurenge yari yaratanze itegeko rigira riti umuntu uzamukubita azafungwa, kimwe n'utuzomba ngo yagerageje kumusambanya. Uwo mukobwa buri wa gatatu yaribwirizaga akajya mu bitaro agafata imiti y'umutwe kuko wakundaga kumurya cyane kubera kwirirwa asaza abantu. Abaganga bakaboneraho no kumupima ngo barebe ko nta muntu wamuhohoteye, wenda akaba yamutera izindi ndwara. Bari baramushyize muri Wonapo kugira ngo nihagira umufatirana n'ubwiza bwe atazamutera inda. Nubwo yahoraga mu mihanda, umubiri we wahoraga ubengerana kurusha uw'abandi bakobwa. Yibukaga no koza amenyo, umuti w'amenyo washira akinjirana umucuruzi amusaba undi, yawumwima nabwo akamenagura ibirahure. Bari baramuvuje byaranze, baramuretse. Yabanaga na nyirakuru, yava gusarana abantu agataha asanga bamutekeye, agatangira kumubwira ibyo yiriwemo yigize umwana mwiza. Niwe muntu wenyine yubahaga hamwe n'abaganga. Yarazaga akamubwira ati nyogoko, abantu bose barantinya, nzaba umupolisi nibwo bazantinya kurushaho. Nubwo hari benshi bamubonaga bakamuhonga, abagabo benshi baramwifuzaga. Iyo yabaga yatuye agahenge nk'ak'isaka baganiriza, babaga bashaka kumushuka ngo bamusambanye, ariko agatsemba ati ntibishoboka. Yaganiraga neza nk'umuntu uzi kuganira, nubwo byavugaga rimwe na rimwe byabaga bidafite umurongo. Agahinda ke kose katumye anasara kari karatewe n'ibyo yaciyemo. Iyo yabaga yambaye imyenda ihura, atambaye ikote ngo inyuma arenzaho agapira gato cyangwa isengeri, wabonaga ari umuntu utagira ibibazo, nyamara umutima we wari nk'inkongi y'umuriro waka nko mu itanura. Agahinda kenshi cyane kakomotse ku rupfu rwa nyina na se, niko katumaga asarana abantu. Yumvaga aribo bahisemo kuba bamusize wenyine muri iyi si, yafataga nk'imubereye umwobo w'umwijima. Ubusanzwe abantu iyo bababaye bararira, ariko we siko byari bimeze. Agahinda ke yakagaragazaga arwanya abantu. Yakundaga kujya aho bashyinguye ababyeyi bari wenyine, akicara hasi abanje kubahanagura, agasa nk'ugiye kubaririra ariko ntarire, ahubwo akavuga amagambo menshi yumvikanisha ko amaze igihe kinini ababuze, anabashinja amakosa ati kuki mwansize. Yabaga havuye yagera mu muhanda, agahinda ke kagahinduka ikindi kintu. Yirukankanaga abantu nk'ushaka kwihorera ku isi yamugiriye nabi. Icyamuteraga gusakuza kwari ukugira ngo abantu bumve uburibwe afite, ariko nta jambo yabonaga ryo kubisobanura. Umunsi umwe ubwo ari mu isantere nk'ibisanzwe, abantu bamubonye batangiye kumuhonga nawe batera amabuye, abandi bamwitegereza n'ubwoba bwinshi. Habaye ikintu kidasanzwe. Umusore witwa Emile yaje mu isantere, uwo mukobwa amwitegerezaho gato, ubundi ahita aceceka. Emile nawe yaraje kureba uwo musazi bahoraga bavuga ariko ataramubona. Kubera ko yajyaga kwiga azindutse, mu mpera z'icyumweru akajya guhiga amafaranga, cyane ko yari ari gusoza amashuri yisumbuye, ntiyabonaga uko ajya mu isantere. Mama we yahoraga amubwira ati hari umukobwa w'umusazi witwa Yolanda, ni mwiza cyane, aba yambaye neza, ariko ikinsetsa ni ukuntu yigira nk'umusoresha yitwaje agakayi n'agakaramu. Mama we yajyanaga imbuto mu isoko rimwe mu cyumweru bagahura, yahitaga avoka ngo ataza kumusarana. Buri munsi Emile yatahaga mama amubwira ati uzi ko wa mugabo bamufunze. Emile yamubaza impamvu, nawe ati bivuga ko yashatse gufata Yolanda ku ngufu. Emile rero yaravuze ati mbere yo gukora ikizamini cya leta ngomba kujya kureba umukobwa ukameze.
nibyo byatumye aza mu mujyi yihagaze mu masaha ya nimugoroba avuga ati nantera amabenda yakwepa nkomeze mwegere ndebe ko atampunga ari we. Yari umusore utuje ufite igihagararo cyiza yiyogoshesha ordinaire. Yaje yambaye ipantaro y'iniforume n'umupira w'iniforume yakuyemo ishati gusa mu myenda yajyanaga ku ishuri. Akigera hakurya mu isantere, Yolanda yarahindukiye atera amabuye aho yaturukaga. Emile ntiyiruka akomeza kuza amusatira. Umukobwa yaramubonye bahuza amaso amera nk'uwihebye gato, ariko nirukanka nk'uko byari bisanzwe. Ibitekerezo bye byahise bihinduka, umutima uratuza. Abamurebaga baratangaye, bamwe batangira kwibaza niba yabaziranye na Emile utarapfaga kuza mu isantere, abandi bakanura amaso bagira ngo barebe neza uko bigiye kugenda. Emile yahagaze akanya gato areba Yolanda mu maso. Bitewe n'ukuntu Yolanda yari yambaye yacurikiranyije imyenda, yambaye urukweto rwa mwami n'urwa silipa, yamurebye mu maso ye harimo impuhwe, atari nk'iz'umuntu umwifuriza kwihangana gusa, ahubwo ari nk'iz'umuntu wiyumvisha agahinda ke byimbitse, asa nk'uwashoboraga kumutega amatwi akanamwakira ukari. Yolanda yaratuje ahindura uko yari ameze, yikora mu musatsi, araza aramusuhuza ati good morning. Nubwo hari nimugoroba, Emile nawe yamusubije good morning kugira ngo bahuze. Abantu bose bakomye mu mashyi barumirwa babura icyo bavuga. Yaramubajije ati witwa nde? Njye nitwa Emile. Ni wowe naje nje kureba ngo nkubwire utazongera gutera abantu amabuye. Yolanda ati ni bande ntera amabuye se? Ntabo rwose, njyewe sintera abantu amabuye, keretse abagome gusa nibo nyatera. Emile ati nanjye bambwiye ko uri umwana witonda. Rero taha nonaha ureka abantu bicururiza ibyabo. Yolanda ati yego urakoze. Emile ati uri umwana mwiza kandi uzabikomeza. Nawe ati yego. Yajugunye ka gakapu karimo amabuye ubundi yiruka agana kwa nyirakuru. Emile yabuze uko ataha kuko abantu bose bahise bamushagara bati tubwire umuhaye iki? Nawe ati ntimwabirebaga se ntabwo mukozeho. Abagabo rero mu kujijisha bahise bamusaba ko yagenda bagasangira kugira ngo bamubaze ibanga akoresheje amuturisha nabo bazarikoreshe barebe ko bamufatisha. Emile yabuze icyo abasubiza kuko n'abatimvishaga ukuntu uwo mukobwa w'umusaza abantu bose batinyaga yabashije kumubwira ibintu akabikora. Inkuru zabaye Kimomo aho bari bazi Yolanda hose, batari umusore yabonye ahita yiruka ataha iwabo. Emile yabwiye mama w'inkuru yose yuko bimeze. Mama arumirwa atuzaze tujyane gucuruza avoka ku cyumweru, wenda nakubona ntasaragurike nzakorera amafaranga ntuje nicururize ntafite ubwoba. Uzi ko ari wamenye umutwe wa musore wa hano hirya. Mbere yo ku cyumweru Yolanda yagarutse mu isantere akomeza ibikorwa bye byo gutera abantu amabuye, yibagiye ko Emile yabimubujije. Abantu bahoraga bivugisha ngo uwaduha ibanga Emile yakoresheje cya gihe wenda yatuza agatanga agahenge. Ku cyumweru Emile na mama bajyanye mu masaha ya saa 10 abantu bamaze guterana neza mu isantere. Yolanda yari yakerewe kuza, none hageze hirya y'isantere atangira gusakuza avuga ururimi umuntu atamenya ubwoko. Bose bahise bamenya ko bwazanye amabuye menshi, nawe kuko none haza ahetse igikapu kirimo amabuye cyamuhese umugongo. Yahereye hirya yatera, abantu barahunga, Emile abona byakaze nawe ashaka kwiruka. Yolanda yagize atya bamubonye ari kumwe n'umugore hirya, ubwo baburamwica arihishahisha asuka y'amabuye hasi yose, igikapu kinaga hirya, yinjira muri butike yatuje abwira umucuruzi ati mpereza amazi noge mu biganza. Uwo mucuruzi yamuhaye amubwira ati basi ntuzongere kuntera amabuye, njyewe nzajya nguha amazi. Yolanda yaroze yoga no mu maso ati ntizi igisokozo nsokoze imisatsi yanjye vuba. Yarakibuze aramusarandarubura gica afata ifu yimena hasi, wa mucuruzi ashaka kumukubita urushyi, kubw'amahirwe umukiriya warimo amutiza icyo yari yitwaje. Yolanda ati mpana amavuta nisige. Yamuhaye amavuta arisiga ku icupa ryari ricyuzuye aritotobeka, agenda yifashe neza agana Emile ari. Emile yongeye kumureba atuje, Yolanda asaba imbabazi ati nari narabyibagiwe. Noneho abantu barabegereye ngo bumve ibiganiro bari kugirana. Emile ati mbabarire ntuzongere gutera mama amabuye. Yolanda ati ni mama wawe se? Nawe ati yego ni mama, ahubwo uzamusore wambaye neza. Yolanda ati nawe uzaba uhari? Nawe ati ninumva ko mbaze iminsi 10 utaza mu isantere nuzo zahansanga. Yolanda ati noneho reka nahe dutangire kuyibara duhereye nonaha. Umukobwa yahise ataha, abantu noneho barayagara bati ntibishoboka ukuntu mubwira ibintu byose akabyemera, ahari wanyu mugira imiti. Emile yaritahiye ku mugoroba na mama atabyumva neza ukuntu yamubwiye ati ntuzongere gutera abantu amabuye, akamusaba kuzamusura, umukobwa akabyemera byose atagishije inama. Emile yaramaze igihe yitegura kujya mu cyarita cyari kumara iminsi 7. Mu gitondo cyaho yagombaga kubyuka agenda akajya kuba ku ishuri kugira ngo abone uko yiga neza nta kimurogoye. Ibyo yabwiye Yolanda yumvaga byarangiriye aho, uwo mukobwa w'umusaza atarabikurikiza. Ubusanzwe abantu benshi bakundaga kubwira Emile ko areba neza kandi afite ijwi ryiza, nayo Yolanda yari yabibonye kare. Akigera mu rugo abwiye nyirakuru ati wa musore wambwiye ngo ntazongera gutera abantu amabuye twongeye guhura. Nyirakuru ati harya yitwa nde? Nawe ati yitwa Emile. Yambwiye ngo nzagenda nsa neza, ahubwo mbwira uko nzagenda ameze, kandi nyogoko uzambarira iminsi 10 nishira umbwire. Shaho ni mwiza, afite amaso meza, yandebye njya kwitora hasi, numvaga nakomeza kumwirebera, none afite ijwi ryiza. Yambwiye ngo yera uzaze kudusura nyogoko nzajyana iki.
Nyirakuru yarumiwe abona umwuzukuru we noneho yasaze ibisazi bishya. Uwo Mire ntiyaramuzi kuko atakundaga kuva mu rugo ngo ajye mu isantere, ikindi umwuzukuru we yayihoragamo akumva byamutera ipfunwe. Yamubwiye akina ati nzakubarira iyo minsi kandi ngo igiseke uzagenda wikoreye. Yoranda tubwo rero tujyane gusarura ibishyimbo mu gitondo nkwereke ibyiza nzabashyira. Nyirakuru yatangajwe n'ibyabaye kuri Yoranda, iryo joro barara adasakuza nk'ibisanzwe ahamagara ababyeyi be. Mu gitondo yabyutse yoga yisiga amavuta abwira nyirakuru wari ukiryamye ati byuka tugende se. Bari mu gihe cy'isarura kuko bajyana gusarura ibishyimbo Yoranda yabaye muzima. Umunsi wageze mu masaha y'imugoroba ntiyajya mu isantere nk'uko yahoraga abigenza. Nyirakuru ati ntujya mu isantere se? Nawe ati Mire yambujije gusubirayo muri iyi minsi 10. Nyirakuru yakomeje gutangazwa n'uwe Mire, yumva agize amatsiko yo kumenya uwo ari we. Mu minsi yakurikiyeho yabaririje amakuru ye asanga ababyeyi bahubwo banaziranye. Ati si wa musore ureba nk'abakobwa witonda wo hakurya y'ibigega? Nabo bati n'uwo. Yarishimye ati basi Yoranda atoye agatege. Muri iyo minsi nta muntu utaribazaga niba koko Mire nta kintu yamuhaye. Ku munsi wa 8 nyirakuru yaramubwiye ati ngaho itegure ujye gusura Mire. Gusa umusatsi wawe wabaye umuhondo, ngiye kuguha amafaranga ugende baguteremo kanta babanje kukogosha. Mire atazaguseka. Uramenye ntunsuzugure, ninjye uzaguhitiramo iyo uzagenda wambaye. Imyenda nzaguha niyo uzambara, sibyo? Yoranda ati ko wibagiye igiseke cyuzuye ibishyimbo. Nyirakuru ati kumbura cyabyibuka, ibishyimbo birahari, wowe tuza rwose ukora ibyo ngusabye. Yagiye ku mukobwa bari baturanye musaba kumutereramo kanta, mbere yo kuyitera babanza kujyana muri salo, amuhitiramo inyogosho nziza y'abakobwa igezweho. Baratashye amushyiramo agakanta neza yitonze ku buryo katakoze ku mubiri. Uwo mukobwa ntiyumvisha ukuntu Yoranda yagize ubwenge kandi yatuje. Yagiye mu rugo, umunsi ugeze nyirakuru amufasha kwitegura, amuhitiramo ikanzu nziza, hanyuma amuhereza igiseke ati ngaho ujya kumusura. Yagiye mu nzira atuje, hagira umuntu umusoza ntiyikirize, keretse we yabaga ashaka kuyoboza inzira. Yari yiyemeje kuvugana na Mire na mama we gusa kuri uwo munsi. Ku bw'amahirwe make yageze kwa Mire asanga nta muntu uhari. Yicaye ku rugi ati ngomba kumutegereza mpaka. Mama we Mire yahise ahagera, atungurwa no kubona umukobwa yicaye ku rugi rwo kw'irembo n'igiseke iruhande rwe. Yamwakiranye urugwiro amubwira ati wambaye neza urahumura, nukuri uri agakobwa keza. Ikibazo yibazaga cyari ukuntu yahamenye, ntiyabitinda avuga ati ntawamenye bahamurangiye. Yoranda nta magambo menshi ati nshake Mire. Mama we ataracyari ku ishuri, ntarava mu cya leta. N'umujinya mwinshi yahise ahaguruka ati oya, bishoboka bite ko yansaba kubara iminsi 10 igashira ataragaruka? Yakomeje gusakuza asa n'usaze bundi weshya. Mama we Mire ati wowe tuzagiye kuza, araza gukumbuye akubwire ko usa neza, ahubwo dore amafoto ye muri alubumu waba uyareba. Yaratuje afata amafoto areba yisetsa. Mama we Mire amutekera ibyo kurya, atuma n'umwana ku muhanda amuzanira agafanta kuko nyine Yoranda yari yabaye umushyitsi w'imena. Mu gace k'iwabo iyo umuntu yabasuraga yikoreye igiseke byabaga ari ikimenyetso cy'ubucuti bukomeye. Bamuhaye fanta ati sinayinywa ntarebe Mire. Ku bw'amahirwe Mire yatashye ari kumwe n'abandi banyeshuri benshi cyane bamuherekeje. Mu kizamini yari yarabasobanuriye nabo bamwemerera kuzamuherekeza bakamugeza iwabo, bakajyana mu isantere bagasangira ibyo kunywa. Akinjira mu nzu mbere yo guha abandi karibu ngo binjire, yakubiswe n'inkuba asanze Yoranda yahageze kare kuko yarabaze ya minsi 10. Mu nzu harahumuraga kuko mbere yo kugenda nyirakuru yamuteye agaparufe umukobwa agenda atikoraho. Yarebye ukuntu asa neza, yiyogosheshe n'umusatsi usa umukara, yahuje urugwiro na mama we, abanza kurambika ibikapa. Yoranda ahita areba hasi, Mire aramusuhuza umukobwa aranga. Yoranda ati kuki watinze, kuki wambeshye? Mire ati mbabarira Yora, nari nzi ko ndagera hano kare. Twakoze ikizamini kimwe uyu munsi, nindana n'abanyeshuri bifuzaga kumperekeza ngo tugerane hano. Yabahaye ikaze, abasore bari muri abo banyeshuri binjiye bagira ngo Yoranda nta kamarayika kibereye muri iyo nzu. Yari atuje cyane adashaka kuvuga ijambo na rimwe. Mire ati rero aho kugira ngo tujyane mu isantere, reka mama dufashe ashaka umuntu utegereza hano ibyo twari kugurayo tubinywere hano. Ibirori nibibera aha waranadutekera. Byarakozwe. Mu birori Mire yicara iruhande rwa Yoranda amubaza amakuru. Yoranda yangaga kumuvugisha menshi, akitsa imitima. Yajya kuvuga akavuga ati Mire, ni ukubera icyo ureba neza, ni ukubera icyo ngirira impuhwe. Mire ati humura turaza kubiganiraho. Mu birori hagati bamwe mu banyeshuri batangiye guserereza Mire batari kuko umukunzi wawe atari kutwibwira. Mu kinyabupfura cyinshi Yoranda yarahagurutse ati nitwa Yoranda, uyu ni Mire ni inshuti yanjye ndamukunda. Bakomye amashyi gusa Mire na mama we bagwa mu kantu. Yamaze kubivuga yongera kwicara. Bamwe bateje akavuyo bati kuki utamutubwiye mbere ko yitonze cyane se? Nawe ati mushaka ko nteza akavuyo hano kandi habereye ibirori? Muhumure ntacyo mbatwara, Mire yarambujije. Barisekeye kuko bumvaga badasobanukiwe neza ibyo avuze. Gusa we yaributse ko ateza akavuyo ahantu henshi, akeka ko nabo babizi. Nyuma y'ibirori basabye kwifotozanya, Mire yanga kubereka ko atari umukunzi we, mu mafoto bakajya begerana. Yabasezeyeho Yoranda arasigara nawe ati mperekeza ndatashye.
Mama we Emile yahise agenda yiruka amuzanira igiseke cye. Emile ati burya se yazanye n'igiseke? Nawe ati wahora n'iki ko yantunguye? Baramuherekeje bageze ku muhanda. Emile ati mama wamutegeye akamoto akagerayo vuba? Mama we yarabyemeye, umukobwa atega moto ataha yishimye. Yageze mu rugo abantu bose bamubonye batangira gukwirakwiza amakuru ko yari yitabiriye ibirori byabereye kwa Emile. Emile we yumvaga yaratinze kurangiza amashuri yisumbuye ngo yigire mu kazi hanze y'igihugu. Mwene wabo w'umukire yari yaramusabye kwiga neza akamenya kuvuga Icyongereza ku buryo azamujyana mu gihugu kibamo abakozi baba bakeneye gusemurirwa kugira ngo bahuze na sebuja wabo w'umuzungu. Mu gitondo yagombaga kubyuka agenda cyane ko ari no guhita atangira kwiga kaminuza ari no mu kazi. Yaragiye hashira icyumweru abantu bo muri quartier batarabimenya. Bageze aho bamenye ko yagiye batangira kujya babiganiraho bati wa musore wadukijije urusaku rwa Yolanda yarigendeye. Iyo nkuru yageze kuri Yolanda agiye iwabo ngo abibarize niba koko Emile yaragiye. Nabo bati yego hashize icyumweru kirenga. Yahise atumba karasara cyane ati kuki yagiye atambwiye? Ndamusangayo mumbwira aho yagiye. Bamubwiye ko atazagaruka kandi ko yagiye kure. Yiruka asa nk'ugiye kumushaka. Yanze gusubira iwabo afata inzira ajya mu kindi cyerekezo agenda avuga izina Emile. Yamuhamagaraga nk'umureba imbere ati Emile hagarara tujyane winsiga Emile we. Batangatanda hirya no hino ngo barebe ko bamugarura biranga agera mu bice bya kure. Ku mugoroba yanze gutaha nyirakuru aramutegereza araheba. Yarahangayitse yitabaza ubuyobozi abantu bakababwira ko bamubonye agenda asakuza avuga izina Emile. Batanze amatangazo hose ngaho bamubona bamufate kuko akeneye kuvuzwa byihutirwa. Mu gitondo bamenye ko yaraye kure cyane ku ruhande rw'umuhanda. Abamunyuzeho bwa mbere asinziriye bamukoze asakuza avuga ati mi uraje. Baramuziritse nyirakuru nabo abayobozi bamugeraho bamujyana kwa muganga. We n'ubundi yubahaga abaganga bituma tuzaho gato bakeka ko ari koroherwa baramusezerera. Yageze ku muhanda agenda asakuza avuga ko ashaka Emile arasara arasizora. Umukecuru yasabye ko bamuhambira bamujyana mu rugo aziritse. Yabaye haziritse ibyo yakenera byose nyirakuru akagerageza kubimufasha ariko natwe tugoze tukimurimo. Ntiyahwemaga kuvuga izina Emile kugira ubwo umukecuru ahagurutse akajya kurega Emile wari warigendeye avuga ko iwabo bari baramurogeye umwana. Yaravugaga ati yaratangiye gukira none Emile yamuterereje amarozi atuma asara. Abayobozi bagiye kwa Emile bafata mama we bamuraza muri gereza bati nudahamagara umuhungu wawe ngo agaruke ntuzafungurwa. Emile akibyumva yasabye uruhushya ava muri icyo gihugu agaruka iwabo. Akihagera agiye aho mama we yarafungiwe baramufungura we bamwerekeza iwabo wa Yolanda. Yagezeyo Yolanda akimubona yongera kubika umutwe bamuzitiye ntiyiruka ahubwo ararira ati kuki wansize mi? Kuki koko wagiye utambwiye? Iyo umbwira ntacyo nari kuba. Baranziritse ngo ntaza kukureba aho wagiye. Umusore yumvise ababaye aramwegera aramuhobera ati humura naje kandi ninjya kugenda nzakubwira. Yabonye ko bitoroshye yiyemeza kumara nibura icyumweru iwabo buri munsi ajya kumuganiriza. Iyo yabaga yamusuye yaratuzaga akaganira nk'umuntu muzima bagakorana n'imirimo yo mu rugo. Emile ageze aramubaza ati ariko Yolanda kuki utambwira ibyakubabaje? Yolanda ati nari narabuze aho mbihera ejo nzabikubwira. Hari ku munsi wa gatanu Emile agarutse. Yolanda yamubwiye ibintu undi agira ngo ari kurota. Yaramubwiye ati urabona ko yari nyogokuru. Njye n'ababyeyi banjye twabaga mu mujyi tubana n'umusore wadukoreraga. Ndabyibuka nari mfite imyaka 13 ubwo isi yanjye yahindukaga umwijima. Ureka ubu ngubu mfite 21. Hari nimugoroba turi ku meza. Mama yari yicaye iruhande rwa papa mbese byose ari bisanzwe. Sinari nzi ko aribwo bwa nyuma mbonye ibyishimo mu maso yabo. Nari nkimara gushyira igikombe cy'amata ku munwa ngiye kubona mbona wa musore yinjiye aho twasangiriraga ahagarara inyuma ya papa. Abandi basore tutazi nabo bahise baza bafata papa bamuca umutwe ndeba bakoresheje icyuma bafata na mama wasaga n'utari kunyeganyega nawe bamuca umutwe nge bose babanza konsambanye. Yararize Emile nawe amarira azenga mu maso. Nyirakuru yari yicaye hirya ari kumwumva akibaza ati Yolanda koko indwara arwaye ni Emile? Uzi ko yakize burundu akibuka n'ibyatumye asara. Yolanda yakomeje n'ikiniga cyinshi ati nongeye gukanguka ndi nta kwa nyogokuru kubera kumara igihe ndi muri koma nari naribagiye uko papa na mama bapfuye. Nyogokuru rero yanjyanye aho babashyinguye ngo njye kubasura kuko babazanye nabo akaba ariho babashyingura. Mpageze ntubwenge burundu. Numvaga buri muntu wese havuyemo nyogokuru yaragize uruhare mu rupfu rwabo ntangira gushaka uko nihorera kubera ko abantu bambona bakiruka nitwaza amabuye ngo mbababaze n'abakozeho. Yarigariye ati nakora bimbujije kandi abisha ababyeyi banjye batarafatwa. Emile kwihagararaho byaranze aratsepfura amarira arashoka. Yolanda warira cyane arahogora. Emile aramuhobera umukobwa akomeza kurira ku rutugu rwe. Nyirakuru nawe aho yari yicaye yatangiye kurira ati umuhungu wanjye kuva yapfa n'umukazana wanjye nibwo Yolanda abashije kugira uwo abwira agahinda ke. Bimwe mu byo avuze nanjye sinari mbizi. Amarira ageze arashira. Yolanda tugiye kunsiga nka papa na mama nanone? Emile ati sinzagusiga ningenda nzaba ngiye kukuzanira impano izagushimisha kandi sinzigera ngusiga na rimwe.
yamuhaye telefoni ya smartphone ati wige kuyikoresha niyo tuzajya tuvuganira aho nzajya hose, buri munsi nzajya ndaramenya amakuru yawe. Yolanda ati mbwiza ukuri uzagaruka? Emile ati ndi kwiga kaminuza ndi no mu kazi, nzajya nza kugusura inaha kandi nze nkuzaniye impano. Yolanda yarabyemeye, Emile arasezera arataha. Bavuganye kuri telefone uwo mugoroba, akomeza kumuganiriza ku buzima bwe kugira ubwo Yolanda yatangiye kumva agarutse ibuntu ari kwakira ibyamubayeho. Yamusabye ko bahura mbere y'uko agenda. Yolanda ajya iwabo aramuherekeza mugeza aho ategera imodoka yambuka mu kindi gihugu. Yaramubwiye ati urugendo rwiza uzagaruke, ntibazakwica nka papa na mama kandi nzagukumbura. Nubwo yaragiye yishimiye ko Yolanda atujemo gake, ayo magambo yamukoze ku mutima, agenda arira mu modoka yihanagura amarira. Iminsi yakurikiyeho Emile nta kintu atekerezaga ngo haburemo Yolanda. Yatangiye kumukumbura ku munsi wa mbere kuko mu cyumweru cyose yari amaze iwabo babaga bari kumwe baganira kandi bahuza mu tuntu twinshi. Nta kintu yishimiraga nk'ukuntu akantu kose yamusabaga yagakoraga, kwaba gusimbuka umugozi, guteka ibyo kurya, kujyana ku mugezi n'ibindi bitandukanye. Yolanda nawe yatangiye kwiyakira ariko akumva namukumbuye bidasanzwe. Yibutse neza ibyamubayeho hahandi nyirakuru yabonaga ko yakize burundu. Yaramubwiye ati abishe ababyeyi bawe bose barafashwe, anamubwira ko babitewe no gushaka gusahura ubutunzi bw'iwabo ariko ko ibyo wabo byose bigihari uko byakabaye. Yumvise aruhutsemo gake kuko mu byamusazaga cyane harimo no kumva ko abamuhemukiye batakurikiranywe. Emile yagarutse mu gihugu asanga Yolanda yarasubiranye umubiri, yarateye neza bidasanzwe, bihurirana n'ubwiza yari yifitiye mu isura. Yamuhobeye nk'aho bamaze imyaka myinshi bari mu rukundo kandi nta n'umwe wari warigeze atobora ngo abibwire undi mu buryo bweruye. Emile yisanze ari kumwita Sheri ati nari ngukumbiye Sheri. Yolanda ati none se nabaye Sheri wawe ryari? Emile ati kuva kera cyagenza mu isantere ugahita utuza nibwo wabaye Sheri wanjye. Nawe ati sha nibyo ntubeshye, uriya munsi nagize ngo mbonye marayika ahari. Uzi ko kuva icyo gihe nta segonda rirashira ntagutekerejeho? Emile ati rero si ngombwa ko ngusaba kumbera umukunzi, ndumva warabinyemereye kuva kera. Ibintu byarahindutse, batangira kuba abakunzi bo kuganira nk'abavukana. Emile yasoje amashuri ye akoresha ibirori byo kwambara ikanzu, atumira abantu bose bo mu gace k'iwabo. Bose baritabiriye kuko yari yarize hanze kandi biteguye mu buryo buhagije. Bari bazi ko arerekana umukunzi yakuye mu mahanga, batungurwa no kubona asabye Yolanda kwegera imbere. Yateye ivi amwambika impeta, bose babireba ati uyu niwe tugiye kubana mu gihe kitarambiranye. Bamwe bati bishoboka bite se ko yageze agakundana n'uriya mukobwa wahoze ari umusazi utaranize? Yego ni mwiza ariko nta shuri agira, isaha ku isaha kandi yakwiruka mu mihanda. Basakuzaga ariko abandi bakoma mu mashyi kuko Yolanda yanze kuvuga yego nk'ibisanzwe ahubwo akamuhobera n'amarira menshi. Emile yari amaze igihe kinini akorera amafaranga abifatanya no kwiga kaminuza. Yolanda nawe yari yarasigiwe imitungo n'iwabo. Babonye nta mpamvu yo gutinda, ibirori birangiye bategura ibijyanye no kubana. Nyuma yaho baje gusezerana bakora ubukwe bwiza bidasanzwe. Abantu bose ntibabyiyumvishaga na gato ukuntu Emile wari umusore mwiza yabashije gutuma Yolanda akira akagaruka ibuntu, akaba umukobwa mwiza wo gushinga urugo. Buri mwaka bagira igihe cyo kwibuka ababyeyi ba Yolanda bagashyira indabo ku mva. Yolanda yakize burundu, yabaye umugore mwiza ushima Imana kandi ugira urugwiro agakunda abantu bose. Kuri we Emile asobanuye byose kuko yatumye afunguka akabohora umutima, akavuga agahinda yagize akiri umwana katumye ata ubwenge kwiyakira bikamunanira. Nongeye kugushimira wowe udukurikira buri munsi. Iyi nkuru naho irangiriye. Niba wayikunze ntugende utaduhaye igitekerezo cyawe. Ushobora no gukanda kuri like kugira ngo tumenye ko wayikunze koko. Ntuzacikwe niba utaha.